iki gice twasomye rero Luka arimo aragerageza ubwami bwa Yesu kugira ngo atwereke koko ubwami bwa Yesu ari ubwami bwa nyabwo. Arimo arareba ko ahuje n'ibyahanuwe, cyo ni icyambere. Icya kabiri arimo arareba ko koko ibi bintu bikora, ubu bwami bwa Yesu bukora. Ese bwakiza umuntu kurimbuka? Hanyuma se umuntu urimo bwamuhindura koko? Inkuru nziza Yesu yavugaga nta yindi, ni ukuvuga ngo wa muntu mwari mutegereje wo kubakiza, wa mwami Zakariya yahanuye akavuga ngo azaza ari ku cyana cy'indogobe, ari hano, yaje, ni mwihana. Icyo gihe kwinjira mu bwami bw'Imana byasabaga ibintu bibiri. Icya mbere ni ukwihana, icya kabiri ni ukwemera ko uyu Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti niwe Mesiya twari dutegereje. Muri uyu munsi kwinjira mu bwami bw'Imana bisaba ibyo bintu bibiri. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 19 umurongo wa 28 kugeza ku gice cya 21 umurongo wa 4. Luka igice cya 19 umurongo wa 28 kugeza ku gice cya 21 umurongo wa 4. We're going to read from the Gospel of Luke chapter 19 verses 28 through chapter 21 verse 4. Umusomyi. Amaze kuvuga ibyo ajya imbere azamuka i Yerusalemu. Ageze bugufi bw'i Betifage n'i Betaniya ku musozi witwa Elayono, atuma babiri bo mu bigishwa bati, mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, nimwinjiramo muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu, nuko mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati, murakiziturira iki? Mubwire muti, databuja niwe ugishaka. Izo ntumwa ziragenda zibisanga nk'uko yazibwiye. Bakizitura icyana cy'indogobe, ba nyiracyo barababaza bati, murakiziturira iki? Barabasubiza bati, databuja niwe ugishaka. Bakizanira Yesu, bagiteguraho imyenda yabo, bakicazaho Yesu. Akigenda basasa imyenda yabo mu nzira. Yenda kugera mu ibanga ry'umusozi wa Elayono, iteraniro rinini ry'abigishwa be bose batangira kunezerwa no guhimbarisha Imana ijwi rirenga kubw'ibitangaza babonye byose bati, hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka, amahoro abe mu isi, abe mu ijuru, n'icyubahiro kibe ahasumba hose. Abafarisayo bari muri iryo teraniro baramubwira bati, Mwigisha, cyaha abigishwa bawe. Arabasubiza ati, ndababwira yuko ababahoze amabuye yarambura. Ageze hafi abona umurwa arawuririra ati, uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe. Kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe. Ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewe. Yinjira mu rusengero atangira kwirukana abaguriragamo, arababwira ati, handitswe ngo inzu yanjye izaba inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Nuko yigishiriza mu rusengero iminsi yose, ariko abatambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru b'ubwo bwoko bashaka kumwica. Icyakora babura uko babikora, kuko abantu bose bari bitaye ku magambo ye. Nuko ku munsi umwe muri iyo yigishirizaga abantu mu rusengero avuga ubutumwa bwiza, abatambyi bakuru n'abanditsi hamwe n'abakuru bajya aho ari. Baramubwira bati, tubwire, ni butware ki bugutera gukora ibi? Cyangwa se ninde wabiguhaye? Arabasubiza ati, nanjye reka mbabaze ijambo mumbwire. Kubatiza kwa Yohana kwavuye
ni mu ijuru cyangwa mu bantu. Biburanya mu mitima yabo bati, nituvuga tuti twavuye mu ijuru, aratubaza ati, iki cyababujije kumwemera? Kandi nituvuga tuti twavuye mu bantu, abantu bose baradutera amabuye, kuko bemera ko Yohana yari umuhanuzi. Nuko bamusubiza yuko batazi aho kwavuye. Yesu arababwira ati, nuko rero nanjye simbabwira ubutware bonera gukora ibyo ubwo ari bwo. Atangira gucira abantu uyu mugani ati, hariho umuntu wateye uruzabibu asigamo abahinzi ajya mu kindi gihugu atindayo. Igihe cyo gusarura imyaka gisohoye, atuma umugaragu kuri ba bahinzi ngo bamuhe ku mbuto z'imizabibu, ariko abahinzi baramukubita, baramwirukana, agenda ubusa. Yongera gutuma undi mugaragu, nawe baramukubita, baramuhemura, agenda amaramasa. Yongera gutuma n'uwa gatatu, uwo baramukomeretsa, baramwirukana. Nyir'uruzabibu aravuga ati, noneho mbigenze nte? Reka nk'umwana wanjye nkunda ahari, none we bazamwubaha. Ariko ba bahinzi bamubonye bajya inama bati, uyu ni we mutware, nimucyo tumwice ubutware bwacu. Bamwirukana mu ruzabibu, baramwica. Mbese nyir'uruzabibu nabimenya azabigenza ate? Azaza arimbura abo bahinzi, uruzabibu aruha abandi. Abantu babyumvise baravuga bati, biragatsindwa. Arabitegereza arababwira ati, none se ibi byanditswe ni ibiki? Ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Uzagwira iryo buye wese azavunagurika, ariko rizagwira rizamugira ifu. Uwo mwanya abanditsi n'abatambyi bakuru bashaka kumufata, kuko bamenye yuko ari bo yaciriyeho uwo mugani, ariko batinya rubanda. Baramugenza, batuma abatasi bigize nk'abakiranutsi ngo bakure impamvu mu byo avuga, bahere ko babona uko bamushyira umutegeka, nawe amucira urubanza. Baramubaza bati, Mwigisha, tuzi yuko uvuga neza kandi ukigisha ibitunganye, ntiwite ku cyubahiro cy'abantu, ahubwo wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Mbese amategeko yemera ko duha Kayisari umusoro cyangwa ntiyemera? Ariko amenye uburiganya bwabo arababwira ati, nimunyereke idenariyo. Ati, ishusho n'izina biriho ni ibyande? Baramusubiza bati, ni ibya Kayisari. Arababwira ati, nuko rero ibya Kayisari mubihe Kayisari, iby'Imana mubihe Imana. Muri ayo magambo ashubirije imbere y'abantu, ntibashobora kubona ijambo na rimwe ryatuma bamureka. Batangarira ibyo bashubije, baraceceka. Abasadukayo bamwe bahakanaga yuko ari ntawe uzuka, baza aho ari, baramubaza bati, Mwigisha, Mose yatwandikiye yuko mwene se w'umuntu napfa afite umugore batarabyarana, mwene se azahungura uwo mugore, acikure mwene se. Nuko habayeho abavandimwe barindwi. Uwa mbere arongora umugeni, apfa batarabyarana. N'uwa kabiri nuko. N'uwa gatatu aramuhungura, nuko bose uko ari barindwi bapfa batyo badasize abana. Hanyuma wa mugore nawe arapfa. None se nizuka azaba mukande muri bose, ko bose uko ari barindwi bamugize umugore? Yesu arabasubiza ati, abana b'isi bararongora bagashyingirwa, ariko abemerewe kuzagera muri ya si yindi bakaba bakwiriye no kugera ku kuzuka mu bapfuye, ntibazarongora kandi ntibazashyingirwa, kandi ntibazaba bagishobora gupfa, kuko bazamera nk'abamarayika, bakaba ari abana b'Imana, kuko ari abana b'umuzuko. Ariko ibyemezo y'uko abapfuye bazuka, Mose nawe yabigaragarije ku byabereye kuri cya gihuru, ubwo yitaga Uwiteka Imana ya Aburahamu, n'Imana ya Isaka, n'Imana ya Yakobo. Nuko rero Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo ni iy'abazima, kuko bose kuri yo ari bazima. Bamwe mu banditsi baramusubiza bati, Mwigisha, uvuze neza. Ntibaba bagitinyuka kumubaza irindi jambo. Arababaza ati,
bavuga bate yuko Kristo ari mwene Dawidi? Ko Dawidi ubwe avuga mu gitabo cya Zaburi ati, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Mbese ko Dawidi amwita umwami, none yabasha ate no kuba umwana we? Nuko abwira abigishwa b'abantu bose bumva ati, mwirinde abanditsi bakunda kugenda bambaye ibishura, bagakunda kuramukirizwa mu maguriro no kwicara ku ntebe z'icyubahiro mu masinagogi no mu myanya y'abakuru bari mu birori. Barya ingo z'abapfakazi kandi bakavuga amasengesho y'urudaca baryarya. Abo bazacirwaho iteka rirusha ayandi kuba ribi. Nuko yubura amaso abona abatunzi batura amaturo yabo bayashyira mu isanduku y'amaturo. Aba umupfakazi wari umukene atura amasenga abiri. Arababwira ati, ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta iby'abandi bose, kuko bose batuye amaturo y'ibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye ibyo yari atezeho amakiriro. Dusenga. Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze kugira ngo imitima yose mwami ishishikariye kukumva wihaze. Twejeshe ijambo ryawe, uhaze kwifuza ko imitima yacu tukumenye kandi tugukunde. Ushoboze Johnny na Espoir bagiye kuritugezaho, Umwuka Wera abaha imbaraga zo kutugezaho ibyo batugeneye uyu munsi, maze twese nk'itorero duhindurwe kuko tugira imitima yera muri Kristo Yesu, mu izina rya Yesu. Amen. Good morning. Amazina nitwa Johnny, uyu nawe ni Espoir. His names are Johnny, my names are Espoir. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. We are going to study the Word of God. Turi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 19 uhereye ku murongo wa 28. We are in the Gospel of Luke, chapter 19, verse 28. Ni karibu rero mu ijambo ry'Imana. Welcome to the Word of God. Ubushize twabonye ukuntu Yesu ari umwami akaba n'umukiza. Last time we saw how Jesus is the King and the Savior. Uyu munsi turakomereza aho ngaho turebe noneho ubwami bwa Yesu. Today we'll continue from there and see the kingdom of Jesus. Turabona ibintu bitatu ku bwami bwa Yesu. We'll see three things about the kingdom of Jesus. Icyambere ni uko ubwami bwa Yesu si ikintu cy'inzaduka, ahubwo bihuje n'ubuhanuzi n'ibyahanuwe kera. First thing is that the kingdom of Jesus is not a new thing. It has been prophesied in the past. Icya kabiri ni uko ubwami bwa Yesu cyangwa se kuba mu bwami bwa Yesu bidukiza kurimbuka ku buntu nta kiguzi twatanze. Secondly, it saves us. Being in the kingdom of Jesus, it saves us the judgment by grace without paying anything. Icya gatatu ni uko ubwami bwa Yesu buha umuntu burimo kubaho ubuzima butandukanye, ashyira ibintu mu mwanya bikwiriye. Thirdly, being in the kingdom of Jesus enables us to live a different life, and a life that honors God. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo nukurikira iyi nyigisho kugeza dusoje urasobanukirwa ibintu bitatu. That means if you follow this sermon, you will understand those three things. Uramenya ukuntu iyi nkuru dusoma muri Luka igice cya 19 ku murongo wa 28 ihuye n'ibyahanuwe kera. You see how this passage that we read is a fulfillment of what was prophesied in the past. Ikindi uramenya neza ukuntu wakwinjira muri ubu bwami bw'Imana ugakira kurimbuka. You see how to enter into this kingdom and escape judgment. Icya gatatu uramenya umwanya wihariye Imana yagiye igenera ibintu bitandukanye ku bantu bari mu bwami bwayo. And you will see the timing of different things that God has set for everything. Reka dusenge. Let's pray. Urakoze Mwami Imana yacu ko uhaye umwanya wo kwiga ijambo ryawe. Turasenga ngo ubwenge bwawe mu kurisobanura, kandi Umwuka wawe Wera
ari we wo kuryumvisha imitima yacu kugira ngo duhinduke kuko duse nawe. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Ariko tutarinjira mu byanditswe, before we start, ndagira ngo dutekereze kuri iki kintu. I want us to think of this. Umenya gute ko ikintu ari cyanyacyo? How do you know that something is real? Iminsi yashize narimo ndeba kuri Facebook wakunkuru ivuga ukuntu umugabo witwa Simon abareba kuri televiziyo muramuzi, ni umujaje muri Britain's Got Talent. Noneho ivuga ngo yapfuye, avuga ese Simon yapfuye? Recently I saw a news on Facebook which says that Simon, the judge on Britain's Got Talent, is dead. Then I was really asking myself if that's true. Noneho nyine biragenda nikomereza gahunda zanjye, nyuma y'ibyumweru bibiri nza kubona indi video umugabo ari kujajinga nk'uko bisanzwe muri Britain's Got Talent. After 2 weeks I saw him being a judge on Britain's Got Talent. Noneho bazafanya n'ubuse simeruka yarapfuye se, ati se wowe ibyo warabyemeye? I was a bit confused because the last news I heard about him is that he was dead. Ati ni bya bindi byo kuri Facebook ntabwo biba ari byo. Then I realized that these are rumors from Facebook. Mwani gutegura amagambo nongeye kubitekerezaho, ubwirwa n'iki ko ikintu runaka ari cyo koko, atari pirate, atari ibihuha. And this is what I want to ask you. How do you know that something is real, is not a rumor? Urugero, ushobora kuba ushaka kugura imodoka cyangwa se ushaka kugura computer. For example, you might want to buy a car or a computer. Hanyuma nakakubwira ngo iyi ngiyi ngo ni 4-wheel drive. And they might tell you this car is a 4-wheel drive. Undi nawe akakubwira ati ni i7. And they tell this computer is an i7. Ubwirwa n'iki ko ibyo bintu bari kukubwira koko ari byo? How do you know that this is real? This is kubera ko hari imodoka nyinshi zometseho agapapuro kavuga ngo 4-wheel drive zitari zo. because there are some cars with that label, but it's not real. Ni imashini nyinshi zometseho agapapuro kavuga ngo ni i7 watangira kuyikoresha ukabibona ko bakubeshye. And some computers with an i7 label, but that's not real. Mu busanzwe hari ibintu bitatu ugomba gukora kugira ngo umenye ko ikintu ari cyo. There are three things that you have to do to really prove that something is real. Icyambere ni ukureba ko icyo kintu gihuje koko na standard cyangwa se n'ibipimo byacyo. First is to check if those specifications are real. Icya kabiri bishobora kuba bihuye rwose, ubona standard bavuga za 4-wheel drive arizo imodoka izifite cyangwa se standard za i7 koko imashini zifite. You might check and find out that if the car or the computer has got the specification that you want, ariko ari theory gusa. but that might be a theory. Bisaba ikintu cya kabiri cyitwa noneho kureba koko kwikora. You need really to test if it's really work as it says. Niba ari mashini ukayikoresha ukareba koko kwikora nka i7. If it's a computer, you use it and see if it's an i7. Niba ari imodoka ugatwara ababizi ukareba koko ari yo 4-wheel drive. If it's a car, you drive it and see if it's a 4-wheel drive. Hanyuma icya gatatu, The third thing, ibyo byose bishobora kuba ari byo koko, those two things might be true, ariko ntibikore wowe icyo washakaga ko bikora. but it doesn't serve you. It doesn't serve the purpose that you bought it for. Ukayigura ihuje n'ibyo byose ariko ntigire ikikumarira n'ubundi ikaguhombera. The specifications are good, but it doesn't serve the purpose. Ni ukuvuga ngo ugomba no kureba niba wowe icyo washakaga kwikora ari kiri kugukorera. You also need to see if it is serving the purpose that you bought it for. Niba koko iri kuguha wa musaruro washaka. If it is really giving you the results that you expected. Usanzwe mu bucuruzi ibyo nibyo bita garanti. Icyo cya gatatu. That is what is called a guarantee in business.
kubera ko bivuze ngo ningerayo nkayikoresha nubwo nasanze byose byuzuye, ningerayo nkayikoresha ngasanga idahuje n'icyo nashakaga, nzayigarura mu mpindurire, nzaba mbonye ko bya bindi natekerezaga n'ibyo mwamaye si byo koko nashaka. That's what most people say when you are buying something. You say, if it doesn't serve the purpose, the expected purpose, I'll bring it back. Ntabwo ari ukwigarura ngo baguhe amafaranga. You don't bring it back and get the money. Oya, kubera ko nyine ubwawe uri kubarimanganya, waba wayikoresheje ibyo washakaga byarangira ukayibagarurira. That won't be fair. Iki gice twasomye rero, The passage that we read, harimo ibintu nk'ibyo ngibyo. there are things like those. Luka arimo aragerageza ubwami bwa Yesu kugira ngo atwereke koko ko ubwami bwa Yesu ari ubwami bwa nyabwo. Luke is sort of testing the kingdom of Jesus to see if it's really the kingdom of Jesus. Urumva tutanya n'umurongo wa 28 Yesu ngo agiye Yerusalemu. We start with verse 28 when Jesus is heading to Jerusalem. Ariko twarabonye ubushize hari ibitangaza byinshi yari yakoze ku buryo byoroshye kubona ko koko uyu ni umwami. We saw it last time when he did various miracles, which proves that he is the king. Ariko se ni umwami nk'uko Israeli yari imutegereje, ni umwami ku ntebe ya Dawidi nk'uko byari biri. Is he really the king that was expected by Israelites? Is he the king that was prophesied? Ni kuvuga ngo arimo aramugerageza muri bya bintu bitatu, kureba ko koko ibyo Yesu ari gukora bihuje na standard cyangwa se n'ibipimo byari bihari cyangwa se n'ibyahanuwe. Luke is using the three steps that we mentioned for testing if really Jesus is the king. Arimo arareba ko ahuje n'ibyahanuwe, icyo ni icya mbere. Icya kabiri arimo arareba ko koko ibi bintu bikora, ubu bwami bwa Yesu bukora, ese bwakiza umuntu kurimbuka. He is testing that Jesus fulfills the foretold scriptures, and he is also testing if it really works, if this kingdom of Jesus works. Hanyuma se umuntu burimo bwamuha icyo ashaka cyangwa se bwamuhindura koko. Does it really transform or serve the people who are in this kingdom? Reka turebe ikintu cya mbere. Let's start with the first one. Cyangwa se igipimo cya mbere arimo gukora. Let's start with the first test. Ubwami bwa Yesu ni ubwami bwahanuwe. The kingdom of Jesus was prophesied. Urabizi cyangwa ushobora no kuba utabizi, reka naguhera kuvuga ko bizi. Imana imaze kurema ibintu byose yaranzuye ngo ibi bintu ni byiza. God, after creating everything, he said that it is good. Ariko ntabwo byakomeje kuba byiza. Icyaha cyaraje, umuntu yigometse ku Mana, uko kwigomeka kwangiza ibintu byose. But after sin, after the fall, the good thing became corrupted and Kugeza aho mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11 umurongo wa 6 n'uwa 7. Until Genesis 11, Imana ivuga ngo dore abamo ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tubahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi be kumvana. Kuva uwo munsi abantu batangira kwigabanyamo indimi, imico n'amoko atandukanye. that is Genesis 11:6. That he was written. Umva abantu bigometse ku Mana ku buryo Imana ivuga ngo ntabwo nkwiye gukomeza gushyigikira ubu bwigomeke, reka njye kubatandukanya. People have rebelled against God, that God was willing to separate them. Maze Imana mu buntu bwayo muri ayo moko menshi atandukanye itoranya n'umugabo witwa Abrahamu. And God in his grace, he chose Abraham. Ndavuga ngo muri wowe amahanga yose azahabwa umugisha. And he promised him that in him all the nations will be blessed. Bukeye Abrahamu ahinduka ubwoko bunini bwitwa ubwoko bwa Isirayeli. And Abraham became a big nation, the nation of Israel. Hanyuma Abisirayeli kubera ibintu Imana yabakoreye bagirana na isezerano, baravuga ngo tuzakumvira. And these Israelites, they
because of what God has done to them, they had a covenant with God and promised him to obey him. nitutakumvira rwose uzaduhane nta kibazo. And they said, if we don't obey you, punish us. Cyakubwira ibyakurikiyeho. What followed is not good. Ntabwo bayumviye irabahana. They did not obey him and he punished them. Kimwe mu bihano hari uko aba bantu bazatatana bazahinduka abanyage mu bindi bihugu. And one of the punishment is that they were scattered in different countries and became slaves. Icya mbere cyabaye bananiwe kuyumvira bageze aho batakira ubwoko bumwe bigabanyamo amoko abiri. And the other thing that happened is that they were divided. They had divisions among them. Tubona abayuda n'abitwa Abisirayeli. And we saw the Judah and the Israelites. Muri aya moko abiri rero, In these two kingdoms, abayuda bari mu bunyage. the Judah were into captivity. Mu mwaka wa 538 mbere ya Yesu, 538 years before Jesus, hari igihe cy'umwami witwa Kuro. there was a king called Kur. Uyu mwami witwa Kuro rero we yarimye noneho ahindura ibintu. And this king changed things. Aravuga ngo abantu nibasubire abari mu bunyage nibasubire iwabo. Abisirayeli bagende iwabo bajye no kubaka urusengero rwabo. And he said that those who were into captivity should come back home. Bagende bakore ibyo bashaka nyine bajye kubaho ubuzima bwabo. And they should come back home and start living the way they were living before. Kumvikana bagombaga kujya bishyura imisoro nyine ikamugeraho bakamukorera nta gihombo yari afite. You might understand that they had to pay taxes and the king would benefit from those taxes. Hanyuma muri icyo gihe rero barimo basubira iwabo, during that time when they were going back, umwuka w'Imana aza ku mugabo witwa Zakariya. the Spirit of the Lord came to Zechariah. Avuga amagambo dusoma mu gice cya 9 n'umurongo wa 9. And he said what we read in chapter 9. Zechariah chapter 9 verse 9. Aravuga ngo nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu, dore umwami wawe aje aho uri, niwe mukiranutsi kandi azanye agakiza yicishije bugufi agendera ku ndogobe ndetse no ku cyana cyayo. That is Zechariah chapter 9 verse 9. Ngo agendera ku ndogobe. He's walking on a donkey. Muribuka ibyo twasomye ku murongo wa 28. You remember what we read on verse 28. Ngo abantu barimo bibaza ngo ese ko twari dufite ubwami bukaba bwarangiritse ko turi kugaruka ibintu bizagenda gute? Noneho Imana ihagurutse ibintu avuga ngo ubu bwami mufite bwari ubw'igihe gito, hari ubwami bushyashya buzaza, umwami wawe azaza agendera ku ndogobe. People asking themselves, how will this change? And God told them that your king will come riding on a donkey. Ibyo ngibyo ni byo Yesu ari gukora muri iki gice twasomye. And that is actually what Jesus is doing in this passage that we read. Uhereye ku murongo wa 28, from verse 28, aratubwira ngo amaze kuvuga ibyo ajya imbere azamuka i Yerusalemu. it says, after telling this story, Jesus went toward Jerusalem. Bajya kumushakira indogobe n'ibindi tukagera. And they were looking for a donkey for him. Tukaza kugera ku murongo wa 34. And that story goes up to verse 34. Uwo bagiye kuyaka akayibaha. And they got the donkey. Hanyuma mu 35. Verse 35. Bakizanira Yesu bagiteguraho imyenda yabo bakicazaho Yesu. They brought the donkey to Jesus and laid their garments over it and they gave it to Jesus. Ibingibi barimo gukora hano gutegura imyenda yabo no kukicazaho Yesu. What they are doing
preparing the donkey and putting their clothes over it and give it to Jesus. hanyuma ku murongo wa 36 And on verse 36, bakigenda basasa imyenda yabo mu nzira. and when he started riding the donkey, they laid their clothes on the road. Ibi ngibi nibyo bakoreraga abantu. This is actually what they were doing for kings. Musoma mu gitabo cya kabiri cy'abami ibice 9:13. When you read 2 King verse 13, chapter 9 verse 13, uzabona umwami witwa Yego ngo bamusasira imyenda bakaba baramwimitse bakavuga ngo niwe mwami. you see a king for whom clothes were laid down and people were shouting, this is the king. Hanyuma abigishwa babonye ibyo bintu birimo kuba. When the disciples saw what was happening, baramusingiza and they worshipped him. bakoresha amagambo dusoma muri Zaburi 118:26. They used the words that we read in Psalm 118 verse 26. umwami uje mu izina ry'Uwiteka, amahoro abe mu ijuru n'icyubahiro kibe ahasumba hose. Blessings on the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in highest heaven. Numva ibyo bakoreraga umwami byose, What used to be done for a king, Yesu arabyujuje. Jesus is fulfilling it. Nawe barimo barabimukorera ko ari umwami koko. He is being served as a king. Abigishwa babona ko uyu muntu koko ari umwami asohoje ibyanditswe, baramusingiza. When the disciples saw that this is really a king and he fulfills all the requirement for a king, they worshipped him. Dore igitangaje. This is what is surprising. Verse 39, Abafarisayo, the Pharisees. urumva ni abantu bundi bakabaye ibi byanditswe babizi. These are the people who should be understanding these scriptures. Bati mwigisha cyaha abigishwa bawe. They say, teacher, rebuke your followers. N'andi magambo barabizi ko uyu muntu yujuje ibisabwa byose ngo abe umwami, ariko bati ibyo bintu mwabicecetse bikarangirira ahangaha. They really know that this is a king who fulfills all the requirements for a king, but they want his followers to be silent. Dukeneye kubona ko hano harimo impande ebyiri z'abantu. We need to see that there are two categories of people. Hari abantu babona ibyabaye bakemera ko ibi ni ibyanditswe biri gusohora, Yesu ni umwami bakamuramya. Those who see what happens and accept that this is a fulfillment of what was prophesied and they worship Jesus. Hari n'abandi bantu babona ibyabaye bakica amatwi bakavuga ngo bwira abigishwa bawe baceceke. The second category is those who sees what happens, but they refuse to accept and they even want to silence the disciples of Jesus. Itangaje nuko abo bantu bameze gutyo n'uyu munsi turabafite mu isi. Surprisingly, we even have those people today. Hariho abantu bakiriye Yesu nk'umwami ubu ngubu bamuhimbaza. And those who received Jesus as a king and they worship him. Hari n'abandi bumva ibyo bintu rwose abantu bakwiye kubiceceka, ari urusaku, ari ugukabya. And there are those who want it to stop. They think it's exaggerating. Sinzi rero wo guhandurimo. I don't know which side are you on. Ariko uyu murongo wa 40, But on verse 40, Yesu aranzura. Jesus concluded. Avuga ngo ndababwira yuko ababahoze amabuye yarangura. He said, if this keep quiet, even the stone can shout. Ko kuvuga ngo ubwami bwaje bwahageze, wabyemera utabyemera nta kiri bubihindura. This means the kingdom is already here. Either you accept it or you don't, it won't change. It is here. Uburyo niyo abantu babiceceka atamabuye yarangura. Even if people keep quiet, even the stones can shout about it. Mihande magambo, uyu Yesu urimo kuza ku cyana cy'indogobe. In other words, this Jesus who is coming on a young donkey, Niwe Kristo wari warasigiwe gukuraho ibyaha by'abantu.
He is the Christ who was anointed to take away the sins of people. Uribuka Mariya mutwite, You remember when Mary was pregnant? marayika abwira Yosefu ngo uzamwite Yesu kuko ari buzakiza abantu ibyaha byabo. The angel told her to name him Jesus because he will save the people from their sins. So ubwami bwa Yesu burahari kandi buhuje n'ibyanditswe. The kingdom of Jesus is here and it fulfills the prophecies. Ariko ushobora kuvuga ngo iyo ni test ya mbere, none se nabwirwa n'iki ko bikora? You might say, this is the first test. How do I know if it works? Twamenya dute ko atari teori gusa ziraba? What if it's just a theory? Nibyo Luka akomeza tubwira ku murongo wa 41. This is what Luke continues to say on verse 41. Gusa tutarakomeza reka twibukiranye iki ngiki. But before we continue, let us remind ourselves about this. Tumaze kubona ikintu cya mbere, ubwami bwa Yesu buhuje n'ibyahanuwe mu byanditswe. We just saw that the kingdom of Christ fulfills what was prophesied in the scriptures. Kandi burahari ntibuhinyuka, abantu babyemera batabyemera. And it is there, it doesn't change. Either people accept it or either they don't accept it. Reka rero tujye ku gipimo cya kabiri. Let's go to the second test. Si ubwami burakora? Does it work? Does this kingdom work? Kubahanuye ko uyu muntu uje ku ndogobe azaza ari umwami n'umukiza, nibyo koko arakiza? They prophesy that this one coming on a donkey, he will be a savior. Does he really save? Umurongo wa 41. On verse 41, ageze hafi abona umurwa arawurira. when he came closer, he saw a city and began to weep for it. Uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe. I wish today that you would understand the way of peace. Ese ko uyu muntu nawe aje arira n'abandi bagenda gute? Jesus, how is it that he is crying like anyone? Ese haba hari ikintu cyahesha uyu murwa ari kureba amahoro? Haba hari ikintu azanye cyahesha uyu murwa ari kureba amahoro? Kuko ari kurira nk'uko n'abandi bose barira. Is there anything that can bring peace to this city that he is crying for? Reka dukomeze turebe niba hari igihari. Let's see if we can find out. Ararira, Right? ibyago bizaba ku murongo wa 43. Talked about the hard time that will come on verse 43, Umurongo wa 44 even on verse 44. akanzura impamvu ibyo bintu biri kuba ngo nuko utamenya igihe wagenderewemo. And he concluded that the reason for those hard times is that they did not know their time of visitation. Hanyuma akajya mu rusengero. Then he went to the temple. Yagera mu rusengero akareba ibihari, nabyo bikamutera agahinda. He saw what was in the temple, then it was also grieved by what was taking place at the temple. Inzu yagombaga kuba inzu yo gusengerwamo yahindutse isenga ry'abantu. The house that was supposed to be a house of prayer became a den of thieves. Isa naho za mpande ebyiri twabonye zivangavanze hano. The two categories that we saw earlier, they are mixed here. Abasenga n'abambuzi bahuriye mu rusengero. Those who pray and the thieves, they are together in the church. Hanyuma akigisha. And he taught on verse 47. Hanyuma yamara kwigisha cyangwa se arimo kwigisha, While teaching, rwa ruhande rundi the other category, the other side, ngo ariko abatambyi bakuru n'abanditsi b'ubwo bwoko bashaka kumwica. but the high priest and the teachers sought to kill him. Sinzi niba muri turi gufatanya kubona ibiri kuba muri iki gice. I don't know if you're following what is taking place in these passages. Yageze mu rusengero ari kwigisha, abandi bagashaka kumwica.
he arrives at the temple, he's teaching, and some others want to kill him. ni nk'aho abigisha bagenzi be aribo bashaka kumwica. It's like sort of his disciples want to kill him. Icyakora bavuga ko babikora kuko abantu bose bari bitaye ku magambo ye. But they could not think of it because people were following his words. Ikibazo cyo kwibaza rero, The question we should ask, ni iki umuntu yigisha what is he teaching? bituma abantu bose bamwitaho, abigisha bagashaka kumwica? That most of the people are following him and some want to kill him. Cyangwa se bishobora kuba birimo n'igisubizo cya cya kibazo yahereyeho yaje aririra. Or could be the answer to the other question about, you remember he was weeping. Kuko yavuze ngo iyo wamenyaga igihe wagenderewemo. Because he said, if you knew your time of visitation, Aravuga ngo iyo wamenyaga ibyaguhesha amahoro. if you knew what would give you peace, Aho ibyo ari kwigisha si byo byagahaye amahoro aba bantu. is it that what he is teaching is supposed to give these people peace? Igice cya 20 On chapter 20, umurongo wa mbere. verse 1. Nuko ku munsi umwe muri iyo yigishiriza abantu mu rusengero avuga ubutumwa bwiza. One day, Jesus was teaching the people and preaching the good news. Mwavuga iki? Teaching the good news. Njyewe nawe iyo turi kubwiriza ubutumwa bwiza tuvuga ngo iki? Me and you, when we preach the good news, what do we say? Abizi abantu bari mu iteraniro ntabwo basubiza barumva gusa. I wasn't expecting for an answer. Ariko abantu benshi numvishe bavuga ubutumwa bwiza But most of people I have heard preaching the gospel, baba bavuga Yesu. they talk about Jesus. None se Yesu iyo yavuga ubutumwa bwiza yavugaga iki? When Jesus was preaching the gospel, what was he really preaching about? Umva twebwe tuvuga ukuntu yaje akabaho agapfa akazuka. Ese we yavugaga iki? We mostly talk about how he came, died, and was raised. How about him? What was he preaching about? Ndabizi umuntu asoma Bibiliya noneho mukiteho tu bavuga ngo ari kwigisha ubutumwa bwiza ugahita umuvuza ibyo ari yigishaga. And most of the time we assume it. When we read that he was preaching the gospel, we assume like we know what he was preaching. Ariko adufasha kumva ibyo Yesu yigishaga. In the Gospel of Mark, we see what Jesus was teaching. Igice cya mbere n'umurongo wa 14 na 15. Mark chapter 1, verse 14 to 15. Batubwira ko ibyo ngo yarigishaga avuga ngo igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri hafi nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. It says that he was teaching, saying that the time has arrived, the kingdom of God is here, repent. Ibyo ni nabyo Matayo atubwira ko yavugaga. And that's what even Matthew said. Ubwami bw'Imana buri hafi nuko mwihane. The kingdom of God is near, therefore repent. Mvuga ngo inkuru nziza Yesu yavugaga nta yindi ni ukuvuga ngo wa muntu mwari mutegerejeho kubakiza, wa mwami Zakariya yahanuye akavuga ngo azaza ari ku cyana cy'indogobe, ari hano yaje, ni mwihane. The good news that Jesus Christ was preaching is that the one that you have been waiting for, he is here, and receive him and repent. Rumva uwo nguwo batari bazi neza ninde niwe bitaga ngo wasizwe. Hari umuntu uzaza wasigiwe reka mvuge ngo gukemura ibibazo byacu byose. They did not know him, but they called him the anointed one, and he was expected to solve their problem. Icyo Yesu yabwirizaga rero mu kubwira abantu ngo uwo muntu ari hano ubwami bw'Imana buri hano, ni mwihane. What Jesus was preaching is that very person, the anointed one, is here, repent. Icyo gihe kwinjira mu bwami bw'Imana byasabaga ibintu bibiri.
at that time, entering the kingdom of God required two things. icya mbere ni ukwihana First is repent, cyangwa se guhindukira ukareka inzira mbi. or turning from your bad ways. icya kabiri ni ukwemera ko uyu Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti niwe Mesiya twari dutegereje. The second thing is accepting that this Jesus, the son of Joseph of Nazareth, is the Messiah. muri uyu munsi And even today, kwinjira mu bwami bw'Imana bisaba ibyo bintu bibiri. it's the same requirement to enter the kingdom of God. Those two things should be met. mu yandi magambo cya kintu Yesu ari kuvuga ngo iyo abamenyaga ibyaguhesha amahoro, ngo iyo abamenyaga igihe wagenderewemo, bisaba ibintu bibiri. In other words, what Jesus is saying, if you knew your time of visitation, if you know what could give you peace, it requires those two things. kubera ko iyo aza kumenya, iyo Yerusalemu iza kumenya ibyayihesha amahoro, If Jerusalem would knew what would give them peace, yari gukira ibintu tubona ku murongo wa 43. they would escape what we see on verse 43. kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro bakakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe, ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi. That is verse 43. ni ukuvuga ngo ibi ngibi inzira yo kubikira ni ukuba muri ubu bwami. The way to escape this judgment is being in the kingdom. urabizi uyu munsi twebwe iyo tuvuga ubutumwa bwiza tuba tuvuga ibi ngibi, ni uko gusa tuzi uyu Yesu yabaye Mesiya gute. When we talk about the gospel today, this is what we talk about, and we know how this Jesus became the Messiah. icyo twongeramo ni ukubwira abantu ngo uyu Yesu niwe mukiza kubera ko yishyizeho igihano gikwiriye ibyaha byawe. uyu Yesu niwe mukiza kubera ko ntabwo yapfuye gusa, ahubwo yarazutse. We say that this Jesus is the Savior because he took all our sins. This Jesus is the Messiah because he was raised. ni ukuvuga ngo kwinjira mu bwami bw'Imana bisaba iki? Entering the kingdom of God requires, cyangwa se gukira uku kurimbuka tubona ku murongo wa 43 bisaba iki? or escaping this judgment on verse 43. What does it require to escape it? kubera ibyo Yesu yakoze, uyu munsi umuntu w'umunyabyaha nanjye nawe tubasha kwinjira mu bwami bw'Imana, atari ukubera ko twakoze ibikwiriye, atari ukubera ko tutakoze ibibi, ahubwo kubera ko twizeye Yesu we wakoze ibitunganye. Because of what Jesus has done, me and you can enter the kingdom of God, not because we have done what is right, but because we have believed in him. ibi ngibi ariko ushobora kubyumva ukavuga ngo ninde se udashaka gukira uku kurimbuka? You might ask yourself, who does not want to be saved? uzi ko hariho abantu babyumva ntibabyiteho. You know, there are some people who just hear it and they don't give it attention. muri uyu murongo wa mbere w'icya 20, Like verse 1 on chapter 20. Yesu akirimo kuvuga ubutumwa bwiza, While Jesus was preaching the good news, nkumva akirimo kubwira abantu ngo dore uko wakira uku kurimbuka, when he was telling them how to escape the judgment, ngo abatambyi bakuru n'abanditsi hamwe n'abakuru bajya aho ari. the scribe, the high priest came to him. baramubwira bati tubwire ni butware ki gutera gukora ibi, cyangwa se ninde waguhaye? And they asked him, by what authority are you doing all these things? Who gave you this authority? ni ukuvuga ngo baza kumugisha impaka. They started arguing with him. aho kugira ngo basamire hejuru y'inkuru nziza y'ukuntu umuntu yakira, bashinga impaka. Instead of receiving this good news, they started arguing with him. umuntu wa mbere bigora kwakira iyi nkuru nziza The first person to whom it's hard to receive this good news of Jesus, umuntu wishingikirije ku migenzo n'imihango y'idini runaka. it is the person who relies on the practices or religious activities. kuko agerageza guhuza iyi nkuru nziza yo gukizwa n'ubuntu
n'imigenzo n'imirimo asanzwe akora bikanga guhura. He tried to bring together those religious practices and the grace that being taught about Jesus, and it doesn't match. Icyahita atangira mu gushinga impaka n'ababanditsi. And they start bringing arguments and quarreling like these scribes. Tubwirwa n'iki ko izi mpaka atari uburyo bumwe bwo gupima niba ibi bintu ari ukuri? How do we know that this argument is not a way of testing? Ni ikintu Yesu azikorera. The answer is what Jesus do for these arguments. His response. Yesu abona ko izi mpaka ari iz'amahugu, ari amafuti. And Jesus see that these arguments are not right. Hanyuma akamera nk'abanyarwanda bose akamusubirisha ikibazo babajije akagisubirisha ikindi kibazo. And he answers like Rwandans answering a question with a question. Bananirwa kumusubiza akabihorera akikomereza. When they don't answer him, he just leaves them. Hanyuma akaza kudufasha kumva neza ni ibiki ubundi byarimo biba muri aba bantu. And this helps us to understand what was really taking place in these people. Ku murongo wa 9 On verse 9. bumva bazanye impaka abona ko nta gaciro zifite arazihorera. Hanyuma ku murongo wa 9 akora iki? Abacira umugani. They brought the argument and he dismisses the argument, and on verse 9 he responded to them with a parable. Umurongo wa 9 Yesu arimo gucira abantu umugani ngo abereke ibyo barimo ibyo ari byo. Jesus is telling them this parable to show them what's actually they are doing. Ikikubwira ko abantu bumvaga neza ibyo Yesu yavugaga. What tells you that they were really getting what he was communicating to them? Umurongo wa 19 It's verse 19. ngo umwanya abanditsi n'abatambyi bakuru bashaka kumufata uko bamenye yuko ari we yaciriyeho uwo mugani, ariko batinya rubanda. The teachers and the high priest wanted to seize him because they knew that this story was about them. Urumva uri kuwusoma uyu mugani wavuga ngo kose ngo abanditsi bari hehe ngo abandi bari hehe. Reading the parable, you can't tell where the scribes were, the high priests. Ariko bo bari bazi neza aho bari mu uyu mugani. They knew. For them, they knew exactly where they located themselves in this parable. Hanyuma bagambirira kumwica. And they planned to kill him. Umurongo wa 16 uteye ubwoba. Verse 16 is really scary. Bazaza inguro abahinzi uruzabibu aruha abandi. He will come and take the farm and give it to others. Iki nicyo gitegereje umuntu wese wanga kwinjira mu bwami bw'Imana. This is what will happen to everyone who doesn't want to enter the kingdom of God. Kubera ko aba bahinzi bari kuzira iki? What is happening? What's wrong with these farmers? Ntabwo bemeye uyu mwana umutware. They did not accept the son of the owner of this farm, of this vineyard. Ngo ahubwo bamwishe. Rather, they killed him. Ibi ngibi bisa n'ibintu dukunze gukora. This is actually what we mostly do. Cyane cyane iyo dutekereza ko dushobora gukizwa n'ibindi bintu bitari Yesu. Mostly when we think there are some other things that can save us rather than Jesus. Kubera ko dutekereza ko hari umurimo wo gukiza n'uwacu nitwe twawukora. We sometimes think that we can save ourselves. Mbese ubutware bwo gukiza turabufite. We sometimes think that we have the authority to save ourselves. Ku buryo Imana yohereje umwana wayo tuvuga ngo yango niyigireyo tuzabyikorera. That when God sends his son to save us, we really deny him and say, we will save ourselves.
kuba mu bwami bwa Yesu. Being in the kingdom of Jesus Ntabwo ari ukuba mu idini. is not being in a religion. Wabibonye abantu bari gushaka kumwica bariho. You see these people who want to kill him. Ni abantu bafite imihango n'imigenzo bishingikirijeho bavuga ngo twebwe ibi ngibi turabikora, uradukiriza iki? Wadukiza ute kandi dukora ibi ngibi byadukiza? These are people who hold on their religious practices and they think they don't need Jesus. Kuba mu bwami bwa Yesu bitandukanye n'icyo ngicyo. Being in the kingdom of Jesus is different from that. Twabonye ko bisaba kwihana mu kwemera ko Yesu ari we mukiza. We saw that it requires repentance and accepting that Jesus is the Savior. Icyo ni ikintu cya kabiri nabasezeranyije ko tubibona. That was the second thing that in the outline. Nababwiye ko turi bubone ko ubwami bwa Yesu buhuje n'ibyahanuwe. We first saw that the kingdom of Jesus fulfills the prophecies. Twabonye ko Yesu atari inzaduka ahubwo kuva kera yari yarahanuwe kandi asohoza ibyahanuwe. We saw that Jesus was prophesied about in the past, and when he came, fulfilled what was prophesied about him. Icya kabiri ni uko kuba mu bwami bwe koko birakiza. The second thing that we just saw is that being in his kingdom really saves, Kubera ko bikiza umuntu kurimbuka. because it saves people from the judgment. Nibwo butumwa bwiza Yesu yabwirizaga. That is the kingdom, the good news that Jesus was preaching. Abwira ngo wa mukiza wasezeranijwe arahari ndi hano mwihane. Telling them that the prophesied Savior, I am here, repent. Ibyo bitandukanye no kuba mu idini. That is different from being in a religion. Reka noneho turebe ikintu cya gatatu. Let's see the third thing, the last. Igipimo cya gatatu cy'ubwami bw'Imana. The third test of the kingdom of God. Umva twabonye ko ubwami bw'Imana burakora kuko bubasha gukiza umuntu. We saw that the kingdom of God works because it can save people. Ariko ushobora kuba none se ngo bwari gukiza Yerusalemu gute? You might ask yourself, how would this kingdom save Jerusalem? Yesu arabisobanura akavuga ngo ninjye kuzuka n'ubugingo. Nizera nawe yaba yarapfuye azagira gute? Azabaho. Jesus explains it that he is the resurrection and life. He who believes in him, though he might be dead, he will be raised. Kubera ko urumva niyo umujyi bari kuza bakawurimbura, wowe warizeye Yesu muri uyu mujyi ugapfiramo, ntabwo ibyawe byari kuba birangiye ahubwo ari kuba umuntu ukize. Even though the city might be destroyed, for someone who had believed in Jesus, they will be saved. Urumva birakora uburyo ubwo ari bwo bwose wabigerageza. It really works in either ways. Bibasha kukubeshaho none, It makes you live today. ariko wanapfuye byakomeza bikagukiza. Even when you die, it will still save you. Ntabwo nzi ikindi kintu cyakora gutyo. I don't know anything that can work like that. Urumva test ya kabiri, ubwami bwa Yesu burayitsinda rwose. The second test, the kingdom of God really fulfills it. Reka tujye kuri test ya gatatu. Let's go to the third test. Ubwami bwa Yesu utwigisha gushyira ibintu mu mwanya ukwiriye. The kingdom of God teaches us to put things in their right place. Aba banditsi These teachers, baza kugerageza Yesu, they came to test Jesus. baza ngo babikora gute? How did they do it? Bashaka gushyira ibintu mu mwanya utari uwabyo, They misplaced things. ngo barebe ko ari gushyira ikintu aho kidakwiye kuba. Testing him to see if he will also misplace things. Mirongo 22 On verse 22, baza kumureba. they came to see him. Mbese amategeko yemera ko duha Kaisari umusoro cyangwa ntiyemera?
telling him, is it right for us to pay taxes to Caesar or not? ikintu Yesu abasubiza This is what Jesus answers them. ku murongo wa 25 On verse 25. ibya Kayisari mubihe Kayisari, iby'Imana mubihe Imana. Give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. Ngo kubabwira ngo mwishaka kubivanga mu bivangura. It's like telling him, don't mix, separate the two. Hano hantu harimo inyigisho nini cyane. There's a really strong teaching in this verse. Kubera ko Kayisari yari umwami uhagarariye leta yose. Because Caesar was a king. Ni ukuvuga ngo dushobora kubigereranya na sisiteme yose yindi tuzengurutse iri hanze yacu. He was more of an empire. We could compare it like the system that surrounds us. Cyangwa se ibintu biri hanze yawo ubwawo. Or things that are outside of. Kuko amaze kubabwira iby'ukuntu bo bakira umuntu ku giti cye yakira. He just told them how individually they can be saved. Abandi bati ni nko kumubaza none si ibyo ngibyo tubihuza gute n'ibituzengurutse. And the question was more of asking him about how does that relate with our environment, where we live. Yesu ati mwibivanga ikintu cyose mugishyira mu mwanya wacyo. Jesus answering them, don't mix the two. Put everything in its right place. Birumvikana ko nawe niba uri mu bwami bw'Imana ukwiye kumenya kubivanga. That means if you are in the kingdom of God, you need to know to put everything in its right place. Kayisari bya Kayisari. Give to Caesar what belongs to him. Ibi ngibi bijyanye n'icyo biri tubwira mu Baroma cyo gutanga imisoro no kumvira abayobozi n'ibindi. This is what the Bible teaches us in Romans about giving taxes and obey the leaders, the authorities. Ushobora gusanga wowe iby'imisoro bitakureba cyane. You might find yourself not really concerned with taxes. Hari wowe ikikureba mu kwishyura umukozi wo mu rugo ku gihe. For you, the application would be paying your house help on time. Hanyuma wabona poromosiyo nawe ukayimuha. And when you get a promotion at work, we also promote them. Urabizi umukozi ukora akwiriye ibihembo. You know, the house help, every worker deserves the payment, the wage for his work. Kubera ko biroroshye gufata nyine amafaranga y'uyu mukozi ukayita yawe. It might be easy to take the money for this house help and keep it for yourself. Cyangwa se amasaha yo kuruhuka ugahita yawe kugukorera kubera ko ari wawe. Or even denying them time to rest. Ariko reka duhe Kayisari bya Kayisari, iby'Imana byo tubihe Imana. But let's give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Iby'umukoresha wawe n'ibyo umugomba ntabwo tubitindaho. Serving our employers as it should. Icyo ni kimwe mu gushyira ibintu mu mwanya wabyo. That is one thing about putting things in the right place. Umurongo wa 27. On verse 27, Abasadukayo bo bahakanaga ko ntawe uzuka. the Sadducees were denying resurrection. Bati ko uyu mugore yashatswe n'abagabo 7 none mwizuka azaba ari uwande. This woman was married to 7 men. Who will be his husband after resurrection? Barimo barafata ibyo kuzuka n'iby'imiryango no gushaka bakavanga. They are mixing resurrection and the family matters. They are mixing them together. Yesu ati iby'imiryango no kurongora no kurongorwa n'ibyahanuwe, ibyo kuzuka nabyo birahandi. Jesus separates the two, says marriage is for here, and as for the resurrection, that's another thing. Naho harimo inyigisho nyinshi. There's another teaching there. Ntabwo nzi wowe aho ushyira iby'imiryango n'ibyo kuzuka. I don't know how you separate the two, the resurrection and the marriage. Ariko Yesaya bivugaho akavuga ukuntu inkone izahabwa izina riruta kugira abahungu n'abakobwa.
but Isaiah talks about Yes. The But I- unique. but Isaiah talks about the unique who will have a name Greater than others, having sons. having sons and daughters. Yeah. Kubera iki? Why? Kubera ko hari ikintu kirusha agaciro gushaka. Because there is something more important than marriage, Umuzuko. resurrection. Ni ukuvuga ngo hari ikintu ufite ushobora guhirimbanira nonaha kikakugwaza umutwe, twahoze tuvuga iby'amakwe n'ibiki, rwose kikakumaramo imbaraga zose. Bwacya wapfa kikaba nta gaciro kigifite. The things that might take your time, put a pressure on you. We talked about marriages and the announcements, but those things, most of the time when you die, you leave them here. Ushatse wamenya kubivangura. It would be better to separate, to know how to separate those two things. Babizi dufite abantu benshi batarya bataryama, nta mufiyanse mfite, nta musheri mfite. We have a lot of people doesn't sleep, doesn't eat, because they don't have fiancés. Bikabatwara umwanya wo kubwiriza ubutumwa bwiza kubera ko bahangayikiye no kutagira abafiyanse. And it takes them most of their time because they are busy thinking about having a fiancé. Bakabura imbaraga zo kubwiriza umuntu kubera ko umusore wese babonye bavuga ngo wasanga hari icyavamo. They can't even think about preaching the gospel because they see every man and they think this might be the one. Ibyo ngibyo urimo urafata igiciriritse kandi hari icy'agaciro kurutaho. You are taking something, you are misplacing things. Hari ikintu cy'agaciro kurutaho cyitwa kuzuka, kandi mu izuka ntibarongora ntibashyingirwa. There is what is more important than that is resurrection, and then after resurrection there won't be marriages. Imana idufashe tubishyire mu mwanya wabyo. May God help us to put things in order. Twumva iby'abana badutwara umwanya wose no gusoma Bibiliya no kugira gute byo ntabwo mbivuga. I want to talk about how family things like children take time, and we don't even have time to read our Bibles. Tukajya mu gice cya 21. On chapter 21, tutaragerayo Yesu abwira abantu ibijyanye noneho ibi bintu barimo bitandukaniye he na bya bindi abafarisayo bari barimo. but before chapter 21, Jesus tells them what is the difference of what they are doing from what the Pharisees were doing. Umurongo wa 41. Verse 41. Urumva abantu bamwe bagira ngo ubu bwami ni akantu gatoya. Some people think this kingdom is just a small thing. Birumvikana Yesu yazaga akavuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi, abantu bari bazi ubwami ko ni Dawidi yari gitangaza n'iki. When Jesus was talking about the kingdom of God is near, people could recall David, who is the king, big king. Bakagira ngo Yesu na Dawidi umwe ni mugenzi wundi. And they would think Jesus and David, they are the same. Abishyira mu murongo aho bikwiye kujya. But he really put those things into order. Dawidi abwira Yesu ngo umwami wanjye. When David was telling Jesus that Jesus is his king. Ndi kwizera ko uri kubona aho bihuriye n'ibyo twarebaga byo gushaka kubishyira mu mwanya wabyo. I think you are seeing how this relates with what we talked about, putting marriage in its right place. Kubera ko gushaka biri hano, kubwiriza ubutumwa bwiza bugeza abantu ku muzuko nabyo biri hano hejuru, kimwe n'uko Dawidi ari hano hasi, Yesu akaba ari hano hejuru. Marriage is somewhere there, preaching the gospel is here, as David is here and Jesus is somewhere there. Hanyuma ukibaza ngo niba ibingibi ari ibintu abantu bari mu bwami bw'Imana bakora. And you would ask yourself, if this is what the people who are in the kingdom of God do, ubundi twapimisha iki ko biri gukorwa neza? how can we test that this is working properly? Kubera ko ubusanzwe
yaba ari byo byari budukize twajyaga dupima ko bikora neza byadukijije. Because if this is what is supposed to save us, we will test it by seeing it saving us actually. Ariko ntabwo ari byo bidukiza. But that's not what saves us. None se turaza kubwirwa n'iki ko turi kubikora neza cyangwa tutari kubikora neza? How are we testing if this is working properly? Sinzi niba nawe ibi bintu byibaza. I don't know if you ask yourself these questions. Cyane cyane ku bijyanye no gutanga. Mostly about giving. Kubera ko bumva abantu b'Urubavu bameze nabi dukeneye gutanga. Because you know there are people who have been affected in Ubwami, so we need to give. Ese bakubwirwa n'iki ko watanze ibihagije? How do you know that you have given what you're supposed to give? Hanyuma iyo babivuga baravuga ngo ariko uzongereho message utubwire niba atari ayo gukora umurimo w'Imana hano ari ayo gutanga hariya. And they said, when you are giving, please remember to notify us that this is about helping the people who have been affected, not the actual church activities. Kubera iki? Kubera ko hari ibintu byinshi byo gutangamo birenze ibyo dutanga. Because there are so many things that require us to give. Numva ibyo dutanga ni bike bigereranyije n'ibikenewe gufashwa. Yeah, what we give is smaller than what is expected. The need is huge. Ariko se nzabwirwa n'iki ko ibyo natanze bihagije? How do I know that what I have given is enough? Yesu yitegereza abantu bari gutanga. Jesus saw people giving. Twibaza nk'ubu uri umupasiteri ukaba uri kureba uko abantu bashyira mu giseke uko twagufata. I'm thinking if you are a pastor and looking people giving their offering in the basket. Biratangaje ko Yesu yarabikoze. Jesus was doing that. Abareba bari gutanga, ari watanze byinshi n'uwatanze bike atangira inyigisho. He was actually looking how much everyone is giving and he drew a teaching from that. Biratangaje. That is surprising. Yavuze iki rero muri icyo nyigisho? What did he say in that teaching? Umuntu atanga byinshi. One gave a lot. Rwose bimusagutse kuko ari umukire. A lot, even because he was a rich man. Hanyuma undi nawe agatanga umurongo wa kabiri atura amasenga abiri. On verse 2, then a poor widow came by and dropped in 2 small coins. Wumva atanze utuntu duto rwose. Just gave small things. Ariko ubwirwa n'iki ko uyu muntu watanze utuntu dukeya duhagije? How do you know that this person gave just a few things? Kubera ko icyoroshye mu gutanga ibisagutse. What is easy is to give the exceeding. What? Umurongo wa kane Yesu atubwira uko tubimenye. On verse 4, Jesus tells us how to know that. Kuko bose batuye amaturo y'ibibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye ibyo yari atezeho amakiriro. For they have given a tiny part of their surplus, but she given everything she has. Ni ukuvuga ngo ikintu yari atezeho amakiriro uyu nicyo yatanze. She has given everything she has. Yesu ati uwo niwe watanze byinshi. Jesus said, this person has given enough. Ntabwo nzi wowe ibyo utanga. I don't know for you what you give. Ariko umenza uramutse utanze ibyo wari utezeho amakiriro. It's as if you give everything that you have. Bya bindi wareba ukavuga ngo ibi ngibi se nimbitanga ndamera gute? Those things that you might give and start wondering, how will I survive if I give it? Indi byo nibyo bita sacrificial giving. That's actually what is called sacrificial giving. Wigomwe cya kindi wari ugiye kuberaho. When you have sacrificed. Cya kindi wari wubatseho imibereho yawe. When you have sacrificed that thing that you really relied on. Menza nawe Yesu yavuga ko ariko watanze byinshi. That's actually when Jesus can recommend that you have given enough. Nza muri kuvuga ibintu bya prosperity abizanye hano gute? You might wonder, how did he bring this prosperity talk here? Ariko ni byanditswe turi kureba. But that's the scripture. Dore ikintu kiri kubamo hano. This is what is taking place here.
niba hari ikintu wubatseho ukumva nyine ikindi cyo kikubeshejeho, if there is something that you really rely on and think that this is what runs my life, nutagitanga kizakubera ikigirwamana. if you don't give it, it will become an idol. Kuko ikigirwamana ni icyo ngicyo uvuga ngo iki ngiki ngusa ntagifite namera gute. An idol is something that you really build your life upon it. Ukajya uvuga ngo hari biriya bisagutse mbitanze nta kibazo. And you think I will give the exceeding, the surplus. Nibyo byoroshye. That's easy to give. Ariko icyo Yesu ari kubwira abantu bari mu bwami bw'Imana nuko ubuzima bwabo bwishingikirije ku kindi kintu kitari umubare w'amafaranga afite kuri konti. What Jesus is telling them is that their life should be built on something different, on something rather than the amount of money they have. Uribuka twabonye umutware wari ubyubatseho rwose. You remember we saw a leader who built his life on his possessions. Yesu ati genda ubigurishe uhe abakene. Jesus told him to go and sell all his possessions and give to the poor. Ko kumubwira ngo icyo kigirwamana cyitwa ubutunzi genda ukirimbure. It's like telling him that idol of being rich, go and destroy it. Noneho ubishingikirize kuri ngewe, ubishingikirize kuri Yesu ubasha kugutunga. And rely on me, rely on Jesus who can sustain you. Ntabwo nzi ikintu ukeneye kurekura kugira ngo wishingikirize kuri Yesu koko. I don't know what you need to release for you to really rely on Jesus. Hari nta mafaranga Might be money, ukayarekura. you release it. Hari se nta kazi n'ukuntu wakagize ikigirwamana ukakarekura. Might be your job. Hari se n'umuryango wawe nyine udakorwaho utagize gute ukawurekura. Could be your family which you don't want to touch. You have to release it. Kubera ko icyo kintu wishingikirijeho kugitanga nibyo biguha kwishingikiriza kuri Kristo, kuko nyine cyo ntigihari uratangira kwishingikiriza kuri Kristo. Because giving that very thing that you have built your life on will help you to rely on Jesus. Kandi biratuma kitaba ikigirwamana. And it won't be an idol. Reka dusoze. Let's close. Twabonye ibintu bitatu. We saw three things. Ubwami bwa Yesu si ikintu cy'inzaduka buhuje ibyahanuwe kera. The kingdom of Jesus fulfills what was prophesied in the past. Cya kabiri, ubwami bwa Yesu si amagambo ahubwo bubasha gukiza umuntu kurimbuka. The kingdom of Jesus is not just about words, but it saves people from the judgment. Ntabwo bukiza binyuze mu idini no kubahiriza ibintu runaka, bukiza binyuze mu kwihana no kwemera ko Yesu ari we mwami wenyine. It doesn't save through a religious practices, but it saves through repentance and receiving the Son. Hanyuma icya gatatu, And the third thing, ubwami bwa Yesu butwigisha gushyira ibintu mu mwanya ukwiriye. the kingdom of Jesus teaches us to put each things in their right place. Tugaha Kayisari ibya Kayisari, Giving to Caesar what belongs to him, tukazirikana ko urushako rurangirira hano ku isi, and we acknowledge that marriage finishes here on earth. hanyuma ntiturebe ku bigaragara gusa nk'uko abafarisayo babikoraga, ahubwo tukita ku gukora neza no mu rwihisho. And we don't just seek to have a good appearance like Pharisees, but we seek to be good even in the secret places, kandi dutanga ibyo dusezera amakiriro. and releasing all those things we have built our lives for. Dusenge. Let's pray. Wakoze mwami Imana yacu ko duhaye umwanya wo kwiga ijambo ryawe. Harimo ibintu byinshi biremereye, mwami turasaba umwuka wawe wera adushoboze koko kubaho ubuzima bwubatse kuri wowe. Mwami turekure ibyo byose twumva twubatseho, tubitange nk'uko uyu mukecuru yatanze icyo yari atezeho amakiriro, maze wabireba ukavuga ngo uyu muntu utanze byinshi. Mwami tuguha ubuntu bwawe bwo kukwizera, kubera ko niyo
nzira yonyine yadukiza kurimbuka. Ubwami bw'Imana buri hafi, bityo dukwiye kwihana. Reka uduhe uwo mutima mwami wo kwihana. Mwami Imana yacu, twabibonye ko ubwami bwawe ntabwo ari inzaduka, ahubwo niko bwahanuwe kuva kera. Turasaba rero mwami ngo uduhe iyo confidence, uduhe umutima ukomeye, tube tubizi ko ibintu duhagazemo ari ukuri, maze tubihamye kuko tubizi ko imyaka ibihumbi n'ibihumbi warabivuze kandi urabisohoza. N'ibyo wavuze mu gihe kizaza nabyo nta kabuza uzabisohoza. Duhe rero kwishingikirizaho kuba kwizerwa, izina rya Yesu.